Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje, nimugire amahoro y'Imana. Amazina ni Evangeliste Ruhumuriza Herimani, ikiganiro ni ijambo ry'Imana impamba y'umunsi. Umuntu wese mu rugendo akenera impamba, niyo mpamvu twabahitiyemo impamba y'umunsi mu ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze abari mu Rwanda, mbahaye ikaze abari muri diaspora zitandukanye. Yesu nabaho umugisha mwinshi cyane. Igitondo nk'iki ngiki cy'umugisha mbifurije guhamuka ronka, mbifurije ibyo mukora byose kubigiramo umugisha. Yesu nabaho umugisha mwinshi. Wowe wakoze subscribe, Yesu naguha umugisha. Nawe utari wakora subscribe, ufata amasegonda make ukore subscribe kuri Sion Nshya TV, tuzajye tubana mu biganiro byose. Yesu abishimire. Abamaze kuryama mugire ibitotsi byiza, aho bukeye namwe mugire umunsi mwiza, weekend nziza kuri mwese, weekend nziza y'umugisha. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi cyane. Igitondo nk'iki ngiki mu ijambo ry'Imana impamba y'umunsi mwuzaniye ijambo rivuga ngo ibyananiye abantu Yesu arabishoboye. Amen. Ibyananiye abantu Yesu arabishoboye. Hari ibigiye wakiriye abantu barabinanirwa, ariko reka nkubwire bigarurire Yesu, kubera ko Yesu niyo wenyine ubishoboye. Mva nkubwire inshuti yanjye, ibyawe abantu byarabananiye, uburwayi bwawe abaganga bwarabananiye. Mva nkubwire inshuti yanjye, utegereje gupfa, ariko reka nkubwire haracyari ibyiringiro yuko epifosimemone, yuko Imana iracyakora. Haleluya. Imana iracyakora imirimo. Niyo mpamvu ushaka kuvuga ngo nuhumure, igarurire ibyiringiro byawe, bigarure ku Mana, kubera yuko aho abantu bananiriwe niho Imana ikorera. Abantu amaboko yabo ananiwe, amaboko y'Imana yo abakomeje akazi. Mana yo mu ijuru tugeneze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Gitondo cy'umugisha kuri mwese, mbifurije kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukore ku byanyu. Amen. Imana yo mu ijuru nibishimire cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 8, turasoma n'umurongo wa 46, niturangiza dusenge. Haravuze ngo Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amana. Uyu munsi wa none Yesu akubwira ijambo rivuga ngo igendera amahoro. Imana yo mu ijuru tugeneze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Uyu ni umudamu umwe yari arwaye indwara bita iyo kuva. Mwabera b'Imana, mw'abagore barayumva cyane indwara bita kuva, ngo yarayimaranye imyaka igera kuri 12. Yari yaragiye kwivuza, yari yarivuje mu baganga, abasipesiyaliste bari baramukozeho ubushakashatsi, baramuvuye kugeza ku rwego avuye mu rwego rw'abaganga, yinjira mu bapfumu. Amaze kwinjira mu bapfumu, ijambo riravuga ngo bamurya ibye. Bamaze kumurya ibye, arangije arashirirwa. Mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, birashoboka yuko nawe washiriwe, ariko reka nkubwire Yesu aracyazeraye, aracyakora ibitangaza. Ndashaka kubwira ngo Yesu aracyakora imirimo. Niyo mpamvu ushatse kubwira ngo wowe ibyo ubona byananiye abantu bihereze Yesu. Ibyo ubona byananiye abantu bizanire Yesu. Yesu niwe utananirwa. Imana yo mu ijuru tugereza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ndashaka kubabwira mwabera b'Imana mwe, uyu nguyu ngo yarabumaranye imyaka 12.
tekereza imyaka 12 umuntu agenda ava. Imana yo mu ijuru itugire neza cyane ngo yarari imigongo, nibiko birivuga, aravuga ngo yarari imigongo, ariko mu Kinyarwanda yaravaga. Ariko haleluya, ngo amaze gushirirwa, amaze kubona nta kintu asigaranye, amaze gushirirwa neza ngo arangije, ngo ibye byose bimariye mu bapfumu, abaganga bamucucuye ibye, ngo amenye amakuru y'umugabo bita Yesu. Uyu munsi ngwifurije kumenya amakuru y'umugabo bita Yesu. Numenya amakuru y'umugabo bita Yesu, tayari urabubonye Zegayi, urabubonye umutabazi. Tandoze lola beni avoze mandos. Urabonye ubutabazi, numepa, numenda givezo mendos. Numenya amakuru y'umugabo bita Yesu, urabonye mepoze lola bini grome. Urabonye ubutabazi. Uyu mugabo, uyu mubyeyi ngo yari yarabuze ubutabazi, yari yarabuze uwamugirira neza, kugeza ku rwego iwe ngo yamenye amakuru ya Yesu. Uyu mugabo bita Yesu, haleluya, uyu mugabo bita Yesu ashoboye ibintu byose. Uyu mugabo bita Yesu, mva, ni umugabo utandukanye n'abandi bagabo. Kwifurije kugira ngo uyu munsi wa none umenye amakuru ye. Numenya amakuru ye, reka nkubwire, ibyo byawe byananiranye ubimuzanire. Nubimuzanire, Yesu ntabwo ari buze gutuma ubisubiranayo. Rapi fosimemone, ubwo burwayi bwawe Yesu nubimuzanire ntabwo ari buze gutuma ubusubiranayo. Umva nkubwire, izo ntambara zawe nuzizanira Yesu ntabwo ari buze gutuma uzisubiranayo. Niyo mpamvu ushatse kubwira ngo Zegayi, ibyo ubona byakunaniye bizanire Yesu, kuko Yesu niwe wenyine ubasha gukora ibyananiye amaboko y'abana b'abantu. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ibyananiye amaboko y'abana b'abantu, ibyananiye abahanga, ibyananiye abaspecialiste, uburwayi bwananiye abaspecialiste, uburwayi bwananiye uburwayi bwananiye abaganga. Reka nkubwire, Yesu arabushoboye. Tugiye dufite ubuhamya bw'abantu Yesu yagiye atabara, akabatabara byari byanze. Dufite ubuhamya bw'abantu bagiye kwivuza, bajya kwivuza, barangiza abaganga bakabasezera bakabwira ngo nibajye gushyingura. Mureke mbabwire mwabera b'Imana mwe, abaganga bagusezereye, izere Yesu ntabwo yagusezerera. Umva nkubwire inshuti yanjye, tazolele bonevo sisimendos, amaboko y'abana b'abantu ananiwe, amaboko ya Yesu ntabwo ananirwa. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Dufite ubuhamya bw'abantu bagiye mu Buhinde bakagenda bizeye amaboko y'abaganga, bagerayo. Mu Buhinde niho hantu muri iyi si haba abaspecialiste bazi kuvura. Ariko dufite ubuhamya bw'abantu bagiyeyo, bagenda bagerayo bakababwira ngo twebwe turananiwe, nimugende mujye gushyingura. Abagaruka bagera mu Rwanda bagahita bahura na Yesu. Yesu yarangiza agahita abakiza. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Mureke mbabwire inshuti zanjye, nimwizere Yesu, kuko Yesu niwe ushoboye ibyananiye abantu. Nimwizere Yesu, kuko Yesu niwe ushoboye ibyo abantu badashoboye. Uyu mugore ngo yari amaze imyaka 12 nta byiringiro by'ubuzima yari asigaranye, ariko ngo amenye amakuru ya Yesu. Amenye amakuru ya Yesu, Yesu ngo arangije yibereye mu murimo we yakoraga, ngo uyu mugore arangije amenya yuko Yesu aciye muri karitsiye. Arangije aravuga ati ndabizi neza, yakoze byinshi, ibyanjye ntabwo ari byo byamunanira. Biravuga ngo arabyigana. Yesu ahantu yageraga habaga hari abantu benshi, ngo arangije arabyigana, aca mu bantu. Uyu mugore ca mu bantu, ucomoko guca mu bantu. Numara guca mu bantu, ugenda ugere kuri Yesu. Umva, reka nkubwire, abantu benshi bashobora gutuma utagera kuri Yesu.
reka nkubwire inshuti yanjye, amagambo yabo yatuma utagera kuri Yesu. Reka nkubwire inshuti yanjye, amatiku yabo yatuma utagera kuri Yesu. Ariko comokoka mu bantu, uva mu bantu, nurangiza ugenda ubyigane ugere kuri Yesu. Nugera kuri Yesu ntabwo ikibazo cye uwo mushyire ntabwo uri buze kongera kugitahana. Imana yo mu ijuru tugereze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo arabyigana, arangije agenda akora ku ncunda z'imyenda ye. Incunda z'imyenda ya Yesu nizo zakoze igitangaza. Incunda z'imyenda ya Yesu nizo zatumye iyi nyanja y'amaraso ikama kuri uyu mugore. Ngo akimara gukora ku ncunda za Yesu z'imyenda ya Yesu, ngo arangije agiye kumva yumva icyago kirakamye. Haleluya. Yesu ngo arangije agiye kuvuga, aravuga ngo jyewe hari umuntu nkozeho. Kandi koko hari umuntu wari umukozi ufite intego. Uyu munsi ugira intego yo gukora kuri Yesu, nugira intego yo gukora kuri Yesu, uyu munsi uri buze kubona igitangaza cya Yesu. Mana yo mu ijuru tugereze, kandi Mana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo arangije Yesu akimara kuvuga ngo hari umuntu nkozeho, uyu mugore ngo icyago kiba cyamaze gukama kuri we. Mbese kuva ngo biba birahagaze. Arangije ngo ahita ahagarara mu ruhame, arangije avuga ati ni jyewe wari ufite iki kibazo, none nkukozeho kirakize. Uyu munsi wa none wifurije gukora kuri Yesu. Nukora kuri Yesu tazo lele mango memone vosayi, uri buze kubona ineza ye. Nukora kuri Yesu uri buze kubona impinduka. Uyu munsi kora kuri Yesu. Uyu munsi wifurije gukora kuri Yesu. Kora kuri Yesu urabona impinduka. Kora kuri Yesu urabona impinduka. Kora kuri Yesu uri buze kubona impinduka zidasanzwe. Arangije Yesu ikintu yamubwiye nta kindi, yaramubwiye ngo mwana wanjye genda kwizera kwawe. Ikintu basabye ni ukwizera. Ni ukora kuri Yesu wizeye, uyu munsi urabona ineza yiwe. Aramubwira ngo igendera amahoro, kubera yuko kwizera kwawe kuragukijije. Yesu abaho umugisha mwinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Mbifurije gukora kuri Yesu, kuko nimukora kuri Yesu ibyananiye abantu, Yesu ari buze kwibashoborera. Yesu abaho umugisha mwinshi. Amen. Mana ndagushimiye, ngushimiye yuko Uwiteka Nyiringabo wera, iyo umuntu agukozeho akagukora afite ikibazo, urakimuendokize, umubera igisubizo. Iyo umuntu agukozeho afite ibimugoye, utaya binigome, umubera igisubizo. Iyo umuntu agukozeho yarananiwe, umwongeramo imbaraga. Iyo umuntu agukozeho yaracitse intege, usubiza intege mu bugingo bwe. Ndagushimiye kwa Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu munsi wa none hariho abantu usubijemo intege mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ndagushimiye kwa hariho abantu usubijemo intege. Ndagushimiye kwa hariho abantu wongeyemo imbaraga. Ndagushimiye kwa hariho abantu wongeye gufungura ikirere cy'ubuzima bwabo mu izina